nuko ngo njye nyireba n'ubundi nkahita amarira gashoka. Nk'iyo ugiye wenda muri shoot n'ikintu cyo gutera ubwoba rimwe na rimwe ndabitewe n'ikintu ugiye gukinaho. Kigali Updates TV, your all day news. Bakunzi ba Kigali Update TV all day news mumeze mute nko musanzwe bimenyereye gahunda yacu kugezaho amakuru mashya meza kandi kugiye tubazanira abastar abandi bantu batandukanye mu buryo bugiye butandukanye apfa kwa gusa afite icyo yabwira community nyarwanda kandi ukagira icyo bihindura. Twagiye muri sectors zitandukanye nyinshi z'imyidagaduro mu Rwanda ariko umunsi twahisemo kujya mu byerekeye n'igisata cya sinema nyarwanda. Ni benshi mufite byishimo ibibazo kuri sinema nyarwanda ariko umunsi turi kumwe n'umuntu umubyeyi nko mubona muri kamera za Kigali Update TV yagiye kudusobanurira byinshi kuri sinema. Mbese ubwo nizere ko mushonje mwishyure tutajye tumikaze kuri Kigali Update TV anatwibwira n'abatamuzi batabona bamumenye. Murakoze cyane banyita uwo mahoro Antoinette. Ayo ni amazina y'ababyeyi ariko amazina yo muri domaine ndimo mbarizwamo ya sinema ni amazina menshi ariko ndavuga abiri. Ndavuga Esperance muri Seburikoko cyangwa nkavuga Intare y'ingore. Murakoze cyane. Turi kumwe na Esperance muri Seburikoko cyangwa se Intare y'ingore. Niyo mazina mwamenyeho cyane Intare y'ingore. So dutangira Antoinette, ubundi umuntu utakuzi rukunda kuri kamera za Kigali Update TV uri umuntu meze ute mu buzima busanzwe uturetse ubuzima bugaragara muri sinema? Njyewe ndi umubyeyi ndubatse mfite umuryango w'abana batatu, mfite umukobwa w'imyaka 23 nkagira umuhungu w'imyaka 16 n'umukurikira w'umuhungu n'undi w'imyaka 15. Imana yampaye abana batatu nk'abafite n'abuzukuru babiri. Murakoze cyane. Umva rero ko no mubyeyi afite aruzukuruje mugomba no kumwubahira icyo kintu. So tugiye kuganira nawe natuyugana ku buzima bwe cyane tuyugana ku byekeye n'ibintu azwimo. Ayo mazina Esperance cyangwa bitubwiye n'izina yitwa Intare y'ingore. Ubundi ayo mazina wayiswe ko warugiye muri kariyeri ya sinema. Kujya kariyeri ya sinema ni igitekerezo cyaje gute cyaje ryari? Guturuka nkiri umwana nari mfite indoto nkumva yuko nanjye nakina filime. Impamvu narebaga ziriya filime za kera za disco dance, za disco karate, za kabutura, kimwe za Jackie Chan, gutyo nkumva yuko nanjye nazakina. Ariko indoto zanjye naje kuzishyira nubaka groupe tuyitangira na tuna abantu batatu, groupe Happiness Game Film. Hanyuma kuko mbere gatoya nari umumonteri, umuntu umonta cyangwa wenda utunganya uburyo bw'amashusho n'ama CD cyangwa ama cassette. Nimba tuvuge bapatanye nk'ibiraka by'ubukwe na FT studio imbere y'inkuru nziza hariya mu mujyi bita Studio Paradise, nta muntu utaruyizi nkabitunganya kuko niyo babyikoreraga. Nyuma rero naje gutekereza yuko nanjye nshobora gukina filime ari uko ikigeragezo cy'ubuzima kigiye hanze. Mbona yuko nanjye nakora. Nari umuntu usanzwe wandika kuko mbere nari umuteatrale muri Centre Culturel Franco-Rwandais hano muri ni inzu ndangamuco y'u Rwanda n'Ubufaransa. Yari inzu ndangamuco y'u Rwanda n'Ubufaransa. Rero papa yari yaranjyanyemo nkigira y'Igifaransa nkasoma ibitabo nkahita nkina na theatre mu bazungu n'abanyarwanda. Murakoze. Uvuze ngutyo ukurikije background tubwiye usanga aho gufukiye muri family usanga aho zishoboye cyane kuko inzira agiye ucamo bwana bwawe numva ari inzira zisanga zikomeye. Ubundi wavukiye hehe wakuriye hehe mbese utuye hehe? Njyewe navukiye namenye ubwenge mbona ndi muri Kigali ariko iwacu bisekuru byacu iwacu papa iwabo kavukire ni cyangwa. Hanyuma mama iwabo ni Ibyumba. No kuvuga ngo rero kubera ko yari maître d'hôtel muri Mirikore na diplomate niyo mpamvu yaje kuba hano hafi y'akazi niho twavutse twese dusanga ariko amafamiye ye n'ibiki byose bari icyangugu. Ubu ngubu ngiyewe ntuye kuri stade Nyamirambo. Yego. Urakoze cyane. Nko tumaze kuganira ariko ntago dusoreshiriza ko nakubajije nakubajije si watangiye kariyeri filime tubwiye amateka ya menshi mu nzira zikuganisha kuri sinema ariko ntago watubwiye neza umwaka wava ati uyu mwaka niho ninjire muri sinema nkagaragara mu bikorwa bya sinema cyane. Mu 1996 nkimara kubyara umwana wanjye w'imfura wa mbere nibwo nahise mbitangira. Nandika filime bita Umubyeyi Gito. Nishyiraho iyo bita Inkomoko y'umuruho, Ishyari n'ishyano, Igihano cy'ikinyoma, Ayubusa. Izo zose ni filime twagiye twandika uko abantu bagenda batubona tugenda dusa naho inzira zigenda zaguka. Nk'Igihano cy'ikinyoma
twayikoreye i Burundi, nk'inkomoko y'umuro twayikinanye na ba Mugisha b'i Burundi, ubwo urumva twari dutangiye gufata intera, n'izindi nyinshi twakiniye Gisoro, Uganda na hehe. Nuko ngo rero muri icyo gihe nibwo umubyeyi gito cyane cyane niyo yatumye ntangira kumenyekana ko nanjye mfite impano. Icyo gihe mu mubyeyi towe muri filime ya mbere wagaragayemo cyane ugaragaza ko ufitemo impano. Iyo filime duhisho muri rusange, wowe wari umuntu umeze ute muri iyo filime? Njyewe nari mfite umwana, noneho hariho ikintu abana ukuntu bashobora gukundana, bagakundana biga nko muri segonderi barahuye, noneho nyuma y'ibyabaye muri iki gihugu, noneho akazabona yuko imiryango bagahura kuvuga ati tuzajye gusurana, akaza bavuye ku ishuri ntago bazi imiryango ikabonana. Hanyuma njyewe nkaza kubaza umwana w'umukobwa, ese iwanyu nahagana he? Yahambwira ngasanga musaza we niwe wafungishije, iwabo nibo bafungishije musaza wanjye, arindagwa no muri gereza. Icyo gihe rero cyari ikintu cyo kuvuga ngo hahise habonekamo bifu z'imiryango, kandi abana bakaba victime mu bintu batazi. Murakoze. So tugarutse tujya mu rugendo rwa sinema, abantu benshi ndahamye nashidikanya ko ijambo Intare y'ingore iryo zina urizwe cyane ndakeka. Yego cyane. Iryo zina buriya makeya ubu iryo zina kwanga ujye kurifata, ujye gufatira character muri iriya filime, biriya bintu byaje bite? Niwo wabishatse cyane no nyiri filime no gubwira ati kinagurya? Ntago ari njye wabishatse, nyiri filime niwe wabishatse. Ubwo urumva nuko ngo urugendo rwabaye runini, ubwo nakubwiye ndi gusa naho ntaruka, dukomeza tugenda twandika dukina nibwo abantu bose batangiye kubona ko mfite impano. Umuproducer bita rero Hitimana Manuel niwe waje kumbona, arambwira ati hari character nshaka kandi yenda komera nk'iyawe, ndashaka yuko wankenira Intare y'ingore. Icyo gihe baranditse inyandiko nka story yari y'uwo bita Apollinaire, hanyuma ni nawe wanayikameye, wewe yakinnye ari umupasteri. Noneho rero nibwo nahitaga nyina n'Intare y'ingore. Filime yarakunzwe cyane, ku buryo harimo n'abantu batangiye kuntinya, batangiye kumva yuko ariko bimeze, ariko ntago byari ko nari mukase umwana bita Rosine, nkajya muteruriza kubera umwana wanjye naramureze baje, ariko we yari yararezwe mu buzima bukakaye, akamenya uko yabana n'abantu. Rero harimo abantu ushobora gutetesha, yajya gukura mu kanya gato ugasanga biramugoye bitewe n'ukuntu wamureze, atarafashe ubuzima bwose ngo amenye uko yaba ahantu atarezwe n'iwabo. Murakoze. Urakoze cyane. Ungushije ku kibazo nifuza kubaza kindira no leti mu Intare y'ingore wakinaga uri nka mukase wa Rosine. Iriya ni filime cyane abantu benshi nabayiraga bakababara mu buzima busanzwe, ko nabyabaye bakurakariye, sibyo? Nawe icyo gihe mwari bakina muri iyo filime, nyuma yaho abantu mwahuraga bakuzi bakakubona n'uburyo ukina muri iyo filime, ubu mbese babwiraga ikintu cya mbere kuri iyo filime, bani iki bakubwiraga muri make bitewe no kuntu iyo filime yababazaga? Abari bazi character yanjye, kubera ko nari ntangiye kubijyamo, kuko nkitangira kubijyamo abantu barasakuje cyane, maje ati ugiyemo, ubundi ngewe ni umuntu usenga, ndumuvuga butumwa. None bati kubera iki ugiye kuvanga ivuga butumwa? Ni ngenda babwira ngo ngewe n'akazi kanjye, Imana ivuga yuko ntawe ukora, nta muntu urya atakoze. Iriya ni domaine nari mfite ngomba gukora, kandi nkazagera ku ndoto z'ikintu nshaka. Noneho abambonaga bumvaga ko ariko bimeze, bakumva barantinye, bamwe hakaba n'igihe duhuye bakavuga ngo ngo araseka, bakumva ko mbese bumvaga ko ari nk'igisimba ari iki. Yego wenda bo duhuye bo cyangwa bari banzi bakavuga ati ni filime, bakavuga ntago ari byo, ariko habonetsemo ibintu bikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo nagiye mbyihanganira, kuko iyo uri umukinnyi wa filime uva muri wowe ugakina ibyo baguhaye, warangiza ukongera ugasubira muri character baguhaye, muri character yawe pardon. Nuko ngo rero nuko byagenze, ariko njye narabyishimiye kuko nakinnye ibintu babona ko ari byo. Muri filime iyo wakinnye bakabona ko wageze neza, hahandi babona ko ari byo uba wakinnye. Iyo babona yuko ni ibyo wikiniraga, ntago nyine uba wageze iyo ujya. Murakoze. Ari ukuntu wenda umuntu akunda kukira character we, ubundi muri make buriya muri sinema, sibyo? Sinema yose filime ushobora ko wakinamo, ubundi wowe nk'umu character mbese uburiya wumese uprefera cyane, biramutse ari uhitamo avuga ati nzajya muri nyino yunguye, uburiya ari nk'uwuhe? Oya, ni ukuvuga ngo biterwa na story ugiye kwihitiramo, ntago uri profession. Oya, ni ukuvuga ngo biterwa na role baguhaye, role yawe ukayinjiramo neza ugakora. Tugarutse kuri kariyeri ya sinema, muri make nyuma yo kumaze kuyinjiramo, ubona ari iki byahinduye ku buzima bwawe, mu mibanire yawe n'abantu, mbese sinema muri make yaguhinduye iki ku buzima bwawe?
sinema kuko nayigiyemo nyishaka kandi nyikunze kugeza igihe nzumvira ariko nshobora kubihagarika cyangwa nakomeza kubikomeza. Ikintu yampinduriyemo rero nuko ngo namaze kumenya buri muntu, namaze kumenya karakteri zigiye zitandukanye. Ubundi urumva iyo utahuye n'abantu ntago bimenye. Nahuye n'abana bato, nahuye n'abakecuru n'abantu bakuru, nahuye mbese n'ingeri zarizo zose, menya ukuntu ngomba kuzitwaramo. Ikindi muri sinema kubera ko umukino wa sinema burya mera nk'uruvu, niko nakabivuze. Nuko ngo uruvu iyo rugiye ahantu h'umweru ruba umweru, rwajya ahantu h'umutuku rukaba umutuku. Nuko ngo ugomba kumenya ukuntu ugenda witwara mubo mukinana, mubo mugiye gukorana, mu bafana bawe no mubo muzahura batari babazi. Gutyo izo ngeri zose umuntu amenya ukuntu yazitwaramo. Murakoze. Ariko wenda tugarutse inyuma muri karakteri wagiye ukina wenda amafilime wagiye ukina na hantu hagaruka gukina filime usa nk'usetsa abantu, wenda sinzi mba nayo nabonye ko naho ragaragara ndakeka n'ibindi. Gusetsa byaterwa na story, kuko n'ubundi ngiye ndi n'umuntu usetsa n'abantu, ariko kubera ko akenshi nkunda gukina ndi umumama ushobora kubabaza abana bagenzi be, ndi kwigisha icyerekeranye n'abadamu, ushobora kuba ufite nk'urugo hanyuma ukaba waho nka mukase w'abana, ese wabitwara mute, ese ubitwaraho nabi cyangwa ubitwaraho neza, nkabigisha uburyo uwo ari wese yaba ari n'umugabo. Tugarutse gato nk'inyuma mu Ntare y'Ingore bagize ngo abarebye filime babonaga ubugome gusa, ariko ntibatekereze impamvu bwa bugome bwaje, ntibatekereze ese bwa bugome bwashira gute. Nuko ngo ushobora kuba wubatse ukaba uri mukase w'abana nawe ukaba ufite n'umugabo, ariko wa mugabo ntiyige kuganira n'abana be ngo babe inshuti. Harimo ikintu cyo kutaganiriza abana, none ugatekereza ko watanze amafaranga abana bariye banyoye, ariko harimo ikibazo gikomeye kivuga ngo nihe mpamvu utaganiriza umwana wawe ngo ubone ko ngo yariye yanyoye yambaye ukumva ko birangiye. Oya, ganiriza abana bawe babe inshuti, ikibazo bafite umenye ukuntu wakitwaramo. Nimba koko uriya wanamushatse, nimba ari nyina cyangwa nyina wabo cyangwa mukase cyangwa nde, menya ukuntu babanye. Nawe wowe papa wawe menya ukuntu uriya mwana ikibazo ashobora kuba yagira wamukemurira. Mama nawe ushobora gushaka undi mugabo, washaka umugabo kumva ko abana bari aho, ariko umwana akaba afite ikibazo ndani nk'uko twagiye tubibona, hari igihe ushobora kumuhemukira, nawe ukabimenya ukamenya uko wabyitwaramo. Nimuganiriza abana banyu. Murakoze. So ni n'ubutumwa bwiza ku babyeyi mwese mu kurya Kigali Update TV. Ndakeka ko Antoinette no kwabwira namwe bagenda mubyifashisha mu buzima musanzwe mubayemo. Tukigaruka kuri kariyeri ya filime, mu myaka yashize niba nibeshye neza, filime zanyu zacuruzwaga mu buryo bw'amasede no ku maflashe, ariko bisanga kugenda yasa nk'ibicika. Ubona uburyo buriho bushyashya wenda akenshi mu makoresha ama YouTube cyane ugereranyije n'ubu buryo bwahoze bw'amasede, ubona itandukano riri he muri ubu buryo birimo mukoresha muri sinema zanyu? Njyewe mbona nta tandukaniro, ahubwo mbona yuko turi kugenda dusa naho tugenda dutera imbere mu ikoranabuhanga. Mu masede kuko warayifataga ukayishyira muri lecteri ukareba, ariko n'ubu kuri YouTube nuko ngo uraba ufite telefone washyizemo mega zawe ukareba cya kintu. Nta tandukaniro, ahubwo usibye ko uko wabirebaga wagombaga kugenda ukicara ahantu hamwe ukarebera, ariko nubwo waba uri muri taxi uricara ukarebera kuri telefone yawe. Urakoze. Ndacyacyo nshaka ko cyane ndaho ngaho, nubwo n'ubundi buryo bwiza kuvuga wenda mu buryo bw'ekeye n'imyinshirize, sibyo? Hari uburyo byanga bikunda kushyira kuri YouTube nawe gushyira kugira ngo babire bishimishe, hari uburyo byinjizamo. Ndikuba no byekeye na mbese no kwinjiza kwabyo tugendeye kubwo buryo bubiri butandukanye. Ku masede byarinjizaga cyane kuko washoboraga nko kubaninga nk'amasede 5,000 icyumweru kimwe akaba arashize, ukaba ufite amafaranga zawe miliyoni, sibyo? Ukaba urafite kuko zageraga no ku bantu benshi, ariko kuri ubu ngubu ntago ariko bimeze. Kantite isa naho yagabanyutse kubera ko uhari n'umuntu wenda udafite nka telefone ya smartphone ku buryo areba ibyo ngibyo byose ashaka, ntago ashobora kubireba neza, ariko igihe kizagera kubera ko ibintu byose ubu turi muri fondasiyo yamaze kugaragara, ari byo tuvuga ngo dore hariya harimo abakinnyi ba filime, dore hariya barakora ibi, aba ni abakomediye, aba naba. Iyo niyo fondasiyo tuvuga. Noneho rero kugira ngo dutangire twubaka ibikuta tubyubaka neza tugira gute, turacyari mu nzira. Hari igihe hazaza n'ibindi bitewe n'ikoranabuhanga. Murakoze. Tugendeye ku byo ukiri murakora muri iki gihe, bacyakora amafilime menshi cyakora hasi, abanyarwanda cyane kumenya mu by'ukuri ibintu byakina sede byaracitse cyangwa hari uburyo mubikoramo wenda bikaba bikiri ubwo buryo, ariko wenda bakaba atari cyane? Nuko ngo ntago byacitse burundu, ni gakeya,
ariko uko byari bifite umuvuduko waragabanyutse. Ni nk'uko tuvuga nk'ubu ngubu ko wenda bari kubikoresha nko kuri 40% kandi ubundi byari hafi 95%. Yego. Ikindi ndashaka tugaruka wenda tuzi neza ko tureye muri za Tanzania, Nigeria no muri Amerika hagiye hari inganda za sinema. Muri Amerika tuzi ko ari Hollywood, Nigeria tuzi ko ari Hollywood, Tanzania sinibuka n'izina ryayo. Ariko se mwe mu Rwanda hari uruganda rwa sinema ku rwego nk'urwo twenda azobyire nkubwiye hari urwo mufite mwebwe? Okay, nukuvuga ngo nakubwiye ngo twari turi muri fondation kuko hagiye haboneka abantu basa naho bashaka kugira ngo bagende bamotiva abandi. Tuvuge nk'ubu hari icyo bita mashirika iyo ngiye igizwe n'ibihugu byinshi, bagenda babona abantu bagiye bakora neza muri ibyo bihugu bakabahemba. Urumva kubahemba suko ngo babahaye ibya mirenge, ariko nibura bumva yuko hari abantu babatekereje barimo baragenda bakompeta ku buryo uzakora byiza kugira ngo nawe ejo uzabuyo. Harimo icyo bita ishusho hati nayo buri mwaka iraba kandi ikamotiva aba star bo mu Rwanda, aba producer bashoya yabo, aba directors bagiye bayobora izo filime, aba scriptwriter bagiye bandika gutyo. Birahari nuko bitari byagera nyine kuri rwa rwego twumva yuko icyo utekereje ako kanya cyaba. Yego. Tugeranyije na Hollywood niyo wenda twavuga iri hafi yacu muri Nigeria. Ubona mwebwe urwego rwa sinema kugisha ku mukora ibikoresho mufite imbaraga mushoramo, mubona mwebwe urwego rwanyu ruhagaze hehe mbese ugeranyije nabo ngabo? No kuvuga ngo twagiye dusa naho tugenda dutangirira hasi tuzamuka, kuko mbere wajyaga nko kuri set ugasanga bafashe kino gitara cya miliwati nicyo bagutunze, ukaba uri kwihanagura icyuya gutya. Ariko kubera yuko uko ibihe byagiye bizamuka niko hagiye haboneka ibikoresho bigomba gufilima filime, niho ko hagiye haboneka amakamera meza agomba gufilima gushutinga, niko hagiye haboneka amakamera meza agomba kujya kuri tele gutyo. Nuko ngo rero uko twatangiye ntago ariko biri, ahubwo turimo turagenda gahoro. Ntago nanone ikindi dushobora kuvuga ngo tugereranye filime yo mu Rwanda cyangwa sinema yo mu Rwanda tuyigereranye niyo muri Amerika, tuyigereranye niyo muri Nigeria. Oya, twebwe tumaze nk'imyaka wenda tuvuge nka 15 yonyine, ariko abandi bo bamaze imyaka muri Amerika bamaze imyaka 400. Urumva turacyari uko turi kugenda tuzamuka, usibye ko icyo nshima Imana nuko uko twavuye hasi tugenda gutya, tutagenda dusubira inyuma. Oya, yego. Ubu ngubu n'umuntu usigaye umwereka filime agatangira kuvuga ngo uriya yaktinze neza, uriya yewe ntago yaktinze neza, uyu nguyu byagenze gutya na gutya. Ugasanga ari kugenda ajora. Iryo ni ryo terambere, kuko uko wabikoraga bumvaga ko ari ibyo, ariko harimo ukuntu abantu bari kugenda biyameliora. Merci. Dukurikije kuntu wenda mu byo bihugu rimwe byateye imbere cyase n'abandi bantu bafite naho bareberera bijyanye na entertainment mu Rwanda, dusanga mu Rwanda muri kino gihe hashyizweho amashuri yigisha muzika, hari amashuri yigisha imyuga igiye itandukanye. So muri sinema mwige bihagaze bitekeye n'imyigire cyase gukora ibintu nk'abanyamwuga babyize? Yes, barahari benshi cyane. Ni ukuvuga tuvuge nka Nyagatare hari ishuri rya universite bigisha abantu mu bijyanye na sinema. Hanyuma inahangaha kwa Rubangura hehe n'ahantu henshi hariho abantu bagiye bashinga amashuri yigisha kwandika ibijyanye na script, ibijyanye n'inkuru. Harimo abantu bagiye bashinga amashuri yigisha ibijyanye no kuyobora filime, kuba umudirector, yunuza aba directors bagahurira hamwe ugasanga barabigisha bavuyemo abantu bayobora neza. Hariho acting gutyo. None harimo ama workshop agenda bahirya no hino mu bihugu bigiye bitandukanye, ugasanga abantu bagiyeyo nk'igihugu cyoherejeho nk'abantu 3 cyangwa 4 bakagenda bakiga acting, bakaza bagahugura abandi. Nuko ngo nibyo byane nakubwiye ngo turacyari muri fondation ariko iri kugenda gahoro igenda izamuka, buri wese abasha kubona icyo abona ko hari sinema mu Rwanda. Kuko nk'ubu ntago wakambajije kubera ko ndi umusineaste, ntiwakabimbaje kubera ko nari muri iyo domaine. Ubu noneho nyirimo wabonye ko nyirimo. Ese niki cyakubwiye ko nyirimo? Nukubera ibikorwa byanjye. Merci beaucoup. Yes. So urakoze cyane. Kandi sindi kibazo imyaka ya kuri 24 tukurikije ukuntu batubwiye irashize muri sinema nyarwanda ufite rahuriye nayo. Ubundi nkawe make muri urugendo rwa rwose rw'imyaka 24 ni myinshi. Ni nk'izembogamizi wagiye ubona zikugonga cyane, mbese nimwe kumva nyine ibintu bikugose cyane nyine muri icyo gihe wabaga n'ubu wenda imba bakihura nazo? No kubera ko ntago abantu bari babyumva neza. Urumva n'uyu muco cyangwa no kuvuga ngo sinema ni umuco
w'abanyamahanga turi kwigana. Ntago watangiyeho kera ngo tuvuge ngo dore byagendaga gutya, oya, nuko ngo ni domaine turi kugenda twiga ariko yaturutse mu banyamahanga. Abantu ntago bari bayumva kuko kera wajyagamo ukumva n'abantu barakubwiye ngo hari umudamu wakina filime, hari umudamu waganira n'umugabo utari uwawe. Ariko muri filime ngewe mfite abagabo benshi, ariko muri abo bagabo benshi siko tuvuga ngo tugiye muri ibi wenda icyo umuntu atekereza, ahubwo nukuvuga ngo turi kwigisha ya miryango imwe n'imwe cyangwa story zabayeho cyangwa zizabaho cyangwa ziri kuba. Yes, izo nizo mbogamizi bahurirazo. Yes. Ikindi nifuza kumenya ni kimwe, hari abantu benshi bakunda kwibaza wenda bitewe n'abarigiye bari filime zo mu dusobanuro mu myaka yagishira, bakavuga ati se kute tubona filime zisa action z'abanyamahanga zazikubita bakata bicana mu buryo nkaburiye, mwebwe ibyo bikorwa na filime z'inyarwanda byatajya kugaragaramo, habura icyo mutajya mukuri bikorwa nk'ibyo ngibyo? Barabigiye babitangira gake gake, ariko nakubwiye ngo turacyari muri fondation. Nakubwiye ngo twatangiye tubona yuko tudafite ibikoresho bihagije, nubwo rero ntago turabona neza ibikoresho bihagije byo kuba twakinisha action. Ikindi cya kabiri ni ukuvuga ngo sinema ubundi ishaka kwerekana imico y'ibihugu. Twebwe hano mu Rwanda iwacu ntago twebwe dufite amahoro cyane kuko ntago turwanisha imbunda, oya, nta n'umuturage wemerewe imbunda kereka wenda hari impamvu. Ariko umuntu uza muri biriya bihugu usanga abenshi banazitunze mu ngo zabo. Oya, twebwe tugomba kwerekana ibyo dufite iwacu, imico yacu. Yego turebeye no ku by'abanyamahanga, ariko imico cyane cyane yacu mbese nka 80% usanga ari iby'iwacu nibyo muri Afurika. Ntago rero tugomba kwigana hehe muri Amerika ngo ngewe mvuge ngo mu rugo ngo ufite imbunda ngo ndaza nkurase ngo nkwice. Twe iwacu n'amahoro, nta n'umuntu upfa gutya, oya, ntago bibaho. Murakoze. Dukurikije na kuntu mukora mukorera ni rubanda rundi y'abanyarwanda muri rusange, mubona wenda filime zanyu uburyo zakirwa muri rubanda rusanzwe, uburyo bazitabira ku isoko cyangwa se kuri izo platform zicishamo, unabiri byajya ku rwego rushimisha uko mubyifuza? Birimo biragenda gake gake kuko urumva nimba nkubwiye ngo abantu barabonye bakabona ibikorwa byacu, ukumva Uganda baragutumiye ukajya gukorerayo, ukumva Kenya baragutumiye ukajya gukorerayo, ukumva i Burundi, Uganda, gutyo ukagenda wumva abantu bagenda gutumira nuko babonye ibyo ukora, nuko bibashimisha ibyo ukora. Nukuvuga ngo rero twebwe uko nakubwiye ngo turi kugenda tugera utya, ntago turi kugenda dusubira inyuma. Hari aho tuzagera tuvuge tuti nibura dore tugeze wenda nko kuri 70%. Kandi noneho n'abayobozi bacu bahise batangira kugenda bashyiraho ikijyanye no kugira ngo tubone aho abafilmeka babarizwa. Bashyizeho urugaga rubarizwamo sinema. Icyo ni ikintu cyiza umuntu yishimira kuko haba hari abavugizi barimo barakuvugiganira hariya. Tuvuge nk'iyo wenda amapublicité ashobora kuba ukabona bibutse wa muntu ko yagufasha, kubera ko twebwe turi nk'inyenyeri cyangwa abavugizi cyangwa abantu bacishwamo ubutumwa runaka, ugasanga baraguhamagaye uragiye ukoze ibi, kubera ko usanga abanyarwanda bakunze bya bindi byacu, baza badukurikiye, hagahita haboneka kuvuga ngo duhite nimba baraje badukurikiye bagahita babaha nabo ubutumwa. Nukuvuga ngo rero tubona yuko harimo uko biri kugenda bizamuka ariko bizaza. So ikindi tukiganiraho wenda byerekeye n'ubusugire bw'ibikorwa byanyu, mubona bihagaze bite ku byerekeye na copyright ku bihangano byanyu, kuba ushobora kuba wagikora ukagishyira hariya ariko nawe undi mushobora kubaza nka cyitire cyangwa se agikoresha mu bundi buryo bwiwe? Ibyo bibazo birahari cyangwa byaracitse ntabwo mu gihe n'ibyo bibazo byerekeye n'ubusugire bw'ibihangano byanyu? Kuri YouTube niho nibura tubona yuko ubusugire bw'ibihangano byacu birimo biragenda biba, kuko iyo tuvuge ufashe igihangano cyawe ushyizemo indirimbo y'abandi runaka, ako kanya bahita babihagarika. Ariko mbere bikiri ku masede waragendaga nyine abantu bose bakagurisha bakagira gute, filime wayisohora wayitanzemo miliyoni zingahe, ni amafaranga ugasanga uri kujya kuyagabana na bari abapirateri. Ugasanga we nta kintu bikumariye, ariko gahoro gahoro bizagenda biza. Nabo bamaze kugenda babyumva yuko ugomba kurya ibyawe, utagomba kurya ibivuye mu mbaraga zundi.
tugiye muri rusange noneho nka sinema nyarwanda iragiye tubwira ibibazo bigenda bigora mu wese ku giti cyewe ase noneho mu ruganda rwa sinema ubona noneho nibihe bintu mubona ko nyine muri urwo rugendo muri mazamuka mwubaka nibihe bintu kiri imbogamizi mubona ko mu gihanganye nabyo mbisaba kugira ngo mushyire imbaraga nyinshi mubashe kubitsinda no kugira ngo abanyarwanda bakunda ibihangano byacu icyo nicyo kintu cya mbere kuko buriya no muri Nigeria nigeze kuhagirira amahugurwa y'ukwezi nabonye ukuntu babigenza nuko ngo bakunda ibyabo cyane bakunda gushyigikirana cyane noneho ugasanga bya bindi byo hirya babirebyeho gakeya ahubwo bagiye baha agaciro bya bindi bya wa wundi yakoze by'iwabo niyo mpamvu bagiye bazamuka amasosiyete runaka akabikunda akabahereza opportunity tuvuge nk'ubu nimba harimo abantu bari kubaka amazu ugasanga bafashe nk'abafilime nka babiri bakavuga ati aya mazu yacu turimo turayubaka hazaza hazatura aba ariko hagiyemo n'aba bantu kubera ko abantu babakunze byafata iyindi ntera cyane ugasanga barayabahaye ugasanga baborohereje kuba bagenda aho bakirira babahaye ama location bitabagoye cyane ugasanga tuvuge nimba ari konka nimba ari Sony nimba ari iki n'amasosiyete menshi nimba ari amatelefone ugasanga arayikuzaniye ati wowe ugendana n'abantu benshi nibabona ufite iyi marike uwo ari we wese araze urumva ni ama opportunity cyangwa ama facilitation bagenda babona ugasanga n'ibyo natwe rero turagira ngo uko bagenda bumva sinema y'u Rwanda uko bagenda bumva yuko bari abakinnyi bagenda babafacilita gake gakeya bizagenda bikunda murakoze mwebwe se nkamwe muri iyo sinema murimo murava ko ikibazo kiri imyumvire gukundisha abanyarwanda ibyanyu mwimire kubikora cyo ngo bakunde babikunde mwimwe n'imbaga zanyu nize muri iki gikorwa ngo bakunde bemere ibikorwa murimo murakora imbaga mukoresha nizihe mwebwe niyo mpamvu ubona tudahagarara dukomeza gukora ntago ibyo byaguca intege nuko ngo urakora ukabagezaho ibikorwa bikaba byinshi cyane kuko burya ibikorwa nibyo byivugira nuko ngo uretse kubera ko ngo byagenze gutya nta n'umuntu wazongera kubona wa sinema oya nuko ngo turakomeza gukora kandi tubabwira ibitangazamakuru namwe b'abanyamakuru ni mwebwe cyane cyane mugira uruhare rwo kugira ngo mubidufashemo yego murakoze rimwe na rimwe noneho hari nk'abana bashobora kureba nk'iki kiganiro cyangwa se n'urutare n'umwana akaba yifitemo inzozi zo kwakina filime so nkawe imazemo imyaka 24 n'iki wamubwira yitegura iki kwemba agiye kubijyamo akora iki kugira ngo noneho azabe umuntu mwiza muri filime nkuko mbese namwe maze kubigeraho ni ukuvuga ngo ni byiza courage abana bashaka kujya muri uyu mwuga sinema ni umwuga kimwe n'iyindi sinema ni umwuga wagutunga kimwe n'indi myuga iyo ari yo yose ikindi ni ukuvuga ngo sinema iyo yinjiyemo bisaba ikintu cya mbere kwihangana nanone kuba warize kuko baguha script ugasoma ukamemoriza mu mutwe ukajya gukora ibyo baguhaye ntago sinema kwa kundi bajya babona abantu ngo barabahuza ibyo bakora ngo baraninjije sinema harimo abize harimo abarangije za kaminuza harimo abadokiteri harimo ingeri zose zirimo ahubwo ni ukuvuga ngo icyo wowe uba ushaka ni ukugira ngo bigende gute turimo turigisha abana b'abanyarwanda turimo turabereka yuko amadomene yose cyangwa impano yawe yagutunga iyo wayikoze neza ni ukuvuga ngo ibyo bintu byose iyo ubitekereje uravuga ngo nanjye nzakora iki ikindi nabwira ababyeyi ni ukuvuga ngo ababyeyi nabakangurira ko umwana uwo ari wese babona ngo ari muri iyi domene wenda azi gukina umupira ari muri sinema ari muri ibi nibabimufashemo yes nibabimufashemo kugira ngo ejo azagira ntawamenya aho Imana burya iba yarafunguriye umuntu cyangwa icyo azaba ariko burya umwana umubona agitangira kubyiruka ukabona icyo akunda umubyeyi biba bigomba kugira ngo cyangwa umurera biba bigomba kugira ngo ubimufashemo azaba icyo azaba Imana yamuteguriye murakoze muri kino gihugu cyacu munabihagaze mbese muna bihagije ntago birahaza impamvu ndi kubivuga ni ukuvuga ngo harimo nk'ama location dushobora gushaka ugasanga wenda turashaka wenda nk'inzu zigerekeranye ari 3 sibyo ugasanga urayibuze nimba wavugaga ngo ndibuze kuza gukorera wenda mu gace ka Nyarutarama ugasanga wenda hari amazu abiragerekeranye hari imwe cyangwa iyindi uko ikoze ntago ariko wumva we wanditse script ugomba kugira ngo bayikiniremo ntago ubona bihagije ikindi nanone ni ukuvuga ngo amazu
cyangwa wenda tuvuge aho wakinira bitewe n'ibikorwa wenda n'ibikorwa ku mugani remezo, ntago ubona ushaka kuvuga ngo ndashaka kujya gukinira ku kiraro, wahajya ugasanga ni ikiraro kimwe gusa kandi kiracaho imodoka nyinshi, ukavuga ngo hejuru hari gucaho izijya mu mujyi, hasi hari gucaho za Nyabugogo na Kimihurura na hehe, ugasanga wowe nta handi hantu ushobora kuvuga ngo ndajya kwifashisha, kuko hari abantu benshi ntabwo uri bukore n'urwo rusaku rw'imodoka n'ibiki byose ku buryo ubona yuko bitubera inzitizi. Ntabwo byari byaba byinshi ku buryo tubona twebwe biduhagije. Murakoze. Dusoza akabazo k'amatsiko nifuza kubaza, ubundi nkawe nk'iyo ugiye wenda muri shoot n'ikintu kigutera ubwoba rimwe na rimwe bitewe n'ikintu ugiye gukinaho? Njyewe nta kintu kimwe kintera ubwoba, kubera ko nkora ikintu ndabanza ngasoma ngahita nihindura uwo ngiye gusoma, nimba ari Mariyamu, nimba ari Mariana, nimba ari Intare y'ingore, nimba ari uyu, njyewe nkava muri Antoinette cyangwa mu Magentille nkajya mu cyo bampaye ko ngomba kugira, kuko niko kazi kanjye kansaba. Ndava muri njyewe njye kwihindurira character nyigane kugira ngo mbashe gukina nkawe nkuko babinsabye. Nuko ngo rero nta kintu kintera ubwoba, kuko ni akazi kanjye ka buri munsi. Mba numva yuko nakomeza nkavomerera kugira ngo kaze kubyara umusaruro mwiza. Murakoze. Ugeze ureba wenda nk'imwe muri filime ujya urafata umwanya ukora filime wakinnye wenda ukagira bayiswe irangiza cyane, hari igihe nyireba nkabona harimo aho nagiye nkora udukosa gutyo, kuko njyewe ntago mvuga ngo filime mu buzima bwanjye nge ndazikunda cyane, sinkunda izo nakinnye gusa n'izabandi kuko umuntu ahora yiga. Noneho ikindi cyakarusho nukuvuga ngo nkunda n'iz'abanyamahanga batubanjirije kugira ngo turebe experience. Nge sindeba filime, nge ndeba filime ndi kureba inkuru, ndeba filime ndi kureba amateka bafashe, ndeba filime ndi kureba inkuru ko uwo muntu yayatinze undusha uburambe wenda muri izo filime, nuko ngo ngenda mwigiraho. Murakoze. Nimba arebye filime yitwa Intare wakinnyemo, ni nk'akayi gacusha ko urebye ukabona ko bateha ko esprit nari mfite sibyo, kabatanu nshaka ko narengere cyane avuze ndabagaba akomeye cyane, ariko byarakazi byaragomba kubikira ukabati aka gace nshaka narengere cyane ko nabaye umubyeyi gito kurushaho. Hariho aho nagiye gusura Rosine ari mu bitaro, noneho nkafata kirida nkamujomba mu gisebe, nuko ngo iriya nuza twarayikinnye tukarira twese. Rosine akarira ukuntu ameze, nanjye nkarira bitewe n'ikintu ndi kumukorera, nuko ngo njye nyireba n'ubundi nkahita amarira gashoka, nkavuga mana umuntu umeze kuriya koko umeze nk'Intare y'ingore. Ariko biba ari akazi. Rosine ni inshuti yanjye, twamaze kubivamo, twamaze kwigisha uko bimeze, tujya mu bindi. Murakoze. Murakoze, reka tugushimire. Iyo ni Antoinette turimo turaganira, reka tumushime cyane akoze kuduha umwanya nk'uyu nguyu. Murakoze cyane, nanjye ndabashimiye. Murakoze cyane bakunzi ba Kigali Update TV all day news. Twaganaga na Antoinette cyangwa se muzi nka Intare y'ingore cyane iryo zina mu munsi cyane muri benshi, atubwiye byinshi, inzira yaciyemo mu rugendo rurerure cyane rw'imyaka 24 kandi rugikomeza n'urugendo buri wese uri kumva ibi ngibi, waba uri muri sinema nawe cyangwa se waba ufite inzo zo kuyijyamo, bifite icyo byagufasha, bifite n'icyo byakungura. Komeza abane natwe ukurikirana ibiganiro byacu kuri Kigali Update TV all day news, naho amakuru yacu yo nakagaruka. Stay in touch.